Shalom shalom, reka nongere ngusuhuze mwene data mukundwa muri Kristo Yesu. Ndizera ndashidikanya ko umwami Imana akurinze. Ni mwene so Iranzi Alfred. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, turasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya mbere. Turasoma umurongo wa 25. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Nifuje ko tuganira iri jambo. Ndashaka kukubwira ko ururimi rw'Imana isi ntabwo izigera irwumva, kuko ntabwo yahawe kurumenya. Ingorane ziriho uyu munsi ndetse zanabayeho no mu bihe byashize, nuko isi ntabwo yigeze yumva, nta nubwo izigera yumva uru rurimi rw'umwuka. Pawulo yandikira Abakorinto, umutwe w'iyi mirongo dusomye haravuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. No kuvuga ngo ubwenge bw'isi buranyuranye kure n'ubwenge bw'Imana. Ubupfu bw'Imana, foolishness, irusha cyangwa se burusha imbaraga ubwenge bw'abantu. Ibi bintu ubyumvishe ushobora kwibaza ngo ese Imana igira ubupfu? Ese Imana igira intege nkeya? Ibisa n'ubupfu nyine nuko abisi babyita, nuko abanyabwenge, abakoresha ubwenge bw'isi nuko babyita. Babyita ko ari ubupfu. Reka nguhe ingero. Yesu gufata kondo akagatoba agasiga ku maso y'umuntu, umuntu agahumanuka. Biriya bintu ni ubupfu, kuko ntabwo bisobanutse, ntabwo wabisobanura ngo ubyumve. Ni ubupfu, birapfuye. Meme no kwizera ubwabyo nabyo birapfuye. Dawidi ajya kurwana na Goliyati, urebye intwaro we yari afite, urebye ibyo yari yitwaje, ni ubupfu. Gufata amabuye ngo umuntu ngo agiye ku rugamba ari kurwana n'umuntu wize ibya gisirikare, waje wikwije intwaro, wagafata amabuye ngo agiye kurwana n'uwo muntu, mu by'ukuri ni ubupfu. Siviye yaho yatorejwe ku rugamba, iyo bivuze wumva ari ubupfu. Ngo intare iyo yazaga ngo narayishanyaguzaga, ngo idubu iyo ryazaga ngo nararishanyaguzaga. Ibyo bintu wabishyira muri logique ukumva ari ubupfu, atajya kurata ku rugamba. Ariko nubwo bwari ubupfu imbere y'ababashaga kumwumva, ariko byavuyemo gutsinda, byavuyemo intsinzi. Umugabo witwa Namani wari umubembe, yagiye kureba umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana amubwira umuti ariko urimo ubupfu, mubwira ngo genda wiyuhagire, genda wibire muri Yorodani. Ibyo bintu bwabyo ni ubupfu. Uburwayi yari afite uko biri mu bushobozi yari afite, Namani nk'umugaba w'ingabo ntabwo yari yarabuze kwivuriza ahantu hakomeye, aho abantu bagiye bamurangira, ariko ntago byigeze bimuvura. Aza rero azi yuko wenda uwo muntu w'Imana ari busohoka akanamukoraho, abona ntabwo amukozeho, ntanamwiyeretse. Aravuga ngo nagenda ajye mu mazi, ajye kwibira mu mazi.
ibyo bintu ubwabyo nabyo ni ubupfu. Namani yarabipinze, yarabihakanye, ntiyabyemeye, kuko yavuze ati niba ari ukujya mu mazi, inzuzi z'iwacu zirasa neza kurusha Yorodani. Bituma ngo ararakara, niko Bibiliya ivuga, kuko yarabwiwe ubupfu. Ingorane uyu munsi wa none isi iri kurwana nazo ni ukurwana n'ubupfu. Ubupfu, foolishness of God is wiser than man. Nizo ngorane rero zihari. Ntabwo hari ibintu isi itumva. Hari ibintu isi itumva uko bimeze kose, kandi itazigera inumva kuko ntiyahawe kubimenya. Ariko ab'umwuka bumva ibyo ari byo. Umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Harahiriwe umuntu wamenye Kristo. Harahiriwe umuntu wakiriye impano y'agakiza, agahishurirwa, akamenya iby'imbaraga z'Imana. Imana ntabwo ikoresha inzira abantu batekereza. Na Yesu ubwe avuka ntabwo yigeze avukira mu muryango ukomeye. Ari nayo mpamvu bamwe mu Bayuda banze kubyemera, bategereje undi Yesu uzaza. Nyamara Yesu yaramaze kuboneka. Pawulo ari we Sawuli warwanyaga abizera Yesu, amaze guhura na Yesu, yakozwe ku maso aravuga ngo burya narindi mu bintu ntazi. Icyampa Yesu akihishurira abataramumenya. Icyampa Yesu akihishurira abantu bataramukoraho, nabo bagahishurirwa bakamenya ko ari umwami w'amahoro, bakamenya ko ari umwami ugira neza. Yesu aza, abantu bari bazi yuko bagiye gukurwa ku ngoma y'uburetwa bashyirwagaho n'ababakoroneza. Ariko Yesu aza atangaza ko ubwami bwe atari ubw'inaha. Imikorere ye itangaza abantu, babona ari nk'ubupfu. Batangazwa no kubona yishwe, abantu bakamwica akabihorera, kandi yaravugaga ko afite ubutware. Ariko yaravugaga ngo ubwami bwanjye si ubw'inaha. Ndasenga ngo Imana nyir'ubuntu, nyir'ibambe, igirire neza abantu bahishurirwe bamenye Kristo. Nubwo bigaragara nk'ubupfu ku bantu, ariko ku Mana ni imbaraga. Nawe wakandika amadetayi menshi, nawe wavuga ibindi bintu byinshi abantu bafata nk'ubupfu. N'uru rurimi ndi kuvuga biragoye umuntu wese ko ari burwumve. Buriya ntabwo wakumva ururimi nyine utazi, ariko abaruzi babasha gukominikana, bakavugana kandi bakamenya ibyo bavuganye. Ni nako n'iby'umwuka bimera. Paul yaranditse aravuga ngo dusobanuze iby'umwuka, iby'umwuka bindi. Ntabwo iby'umwuka wabisobanuza umubiri ngo ubishobore. Ntabwo wabivamo, byagucanga, byagusiga, byakugeza kure. Ariko mu mwuka urabyumva. Rero ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Imana ikugirire neza. Abakoresha ubwenge bazakomeza guhatira abakoresha ubupfu guta ubupfu bwabo ngo bayoboke ubwenge. Nyamara nubwo bigaragara nk'ubupfu, ariko birimo imbaraga. Imana y'amahoro kugirire neza wowe uri kumvira ijambo. Imana y'amahoro igufashe. Mbivuze ntuje, mbivuze mu ijwi rituje, kugira ngo ubashe kubyumva. Umwuka wera aherekeza aya magambo, kandi umuntu wese uyumva abashe gusobanukirwa, abashe guhishurirwa birusheho ubwiru bw'Imana. Imana ibagirire neza,
Shalom, 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 shalom.